ubwo ibyo ni ibintu bibiri bikomeye kubitandukanya biragorana. Niyo mpamvu gukora kuri Irani simvuze ubwo mbere yo gukora kuri Khomeini, gukora kuri Irani waba gutangaje intambara ku bantu bose bafite imyemerere y'abashia. Icyo nicyo kintu cyakagombye kumvikana. Niyo mpamvu uvuze ngo Hezbollah yahagurutse, ubwo wibagiwe n'abahusi nabo babyutse nabo muri Yemeni. Buriya hari abandi uzumva babyutse muri Bahrain, naho bazabyuka, uzabyumva mu bihe biri imbere intambara nigumya kugenda ku muvuduko iriho. Ni ukuvuga ngo abashia rero ahantu bari ku isi buriya bari mu cyunamo cy'iminsi 40 Irani yatangaje, ariko nakababaro gakomeye ko gutakaza umuyobozi w'ikirenga w'abashia ku isi. Icyo nawe wumve buriya ni imyemerere, tubivuge nka politike n'iki, ariko kurasa Khomeini, yewe niba narasa n'uyu wamusimbuye by'agateganyo, niho bizagana n'ubundi, ni nko gusuka amavuta mu muriro. Icyo rero ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni reka mvuge ngo nabarinze icyo bita civilisation y'abaperse. Buriya civilisation y'abaperse ifitwe mu kaboko na Iran, kandi civilisation y'abaperse yari ikomatanyije biriya bihugu byose kugera ku Buhindi. Ibyo byose rero iyo urimo kubireba uyu munsi wa none ukaza guhirika uwo muntu, nkeka ko bitagwa amahoro bikoze. Ibyo rero nibyo turi kubona. Ni nayo mpamvu kuva nyuma yuko yishwe ku munsi wa kabiri w'urugamba, ibitero byarakajijwe, ubu zaramuko zararashwe. Ubwo ni wavugaga ku bijyanye n'ubukungu, aramuko nibyo bigega binini ku isi byakira peteroli nyinshi, ubwo barabirashe. Ongeraho ko barashe na Dubai, kandi Dubai burya ni umujyi wasaga nk'aho ari netre, si umujyi w'Abarabu nyirizina gusa, wari umujyi ufite imiterere yawo yihariye. Ongeraho ko bari bamo kurasa na Kuwait tuzi uruhare rwayo nayo mu mbaraga za peteroli. Ibi byose abanyayirani bavuze ngo mugiye kubona ibyo mutigeze mubona kuva Irani yabaho. Ubwo ibyo babivuze nyuma yuko Khomeini apfuye. Kandi ubundi akenshi iyo umugaba w'ingabo cyangwa umuyobozi, perezida n'abandi bapfuye, burya mu rugamba hari igihinduka, hari ugucika intege n'ibindi. Ariko ntabwo birimo kugaragara kuri Irani ubu none hatuvuga. Ahubwo nuko uyu mugabo we yabaye nk'ubicenga, uretse ko atari no kubicenga, Trump yarabimuteguje na Netanyahu arabimuteguza yuko nibatareka kuyengesha uranium cyangwa ngo batange n'intwaro bafite mu kindi gihugu bazikure muri Irani, abandi barabatsembeye. Ubu rero ikigezweho wa mugani w'abarundi ngo nugutana mu mitwe, umwe aramanura undi amajyana gutyo. Ibyo byombi rero abarimo kubizira ni bandi n'abaturage. Wigeze kubaza ikibazo wenda umunyamategeko ntiyabitubwiye, ubu haravuga ndi Guterres yaravuze ngo iki? Yaravuze ati ubisi noneho turayigarurira ibi bibazo by'amahoro, abantu bacishije make ku isi ikeneye amahoro. Ariko so warabivuga ari hehe? Ibihugu bituzi bidakorwa byakozweho. Kurasa Saudiya ubundi ububyukije Amerika, ariko barashe Saudiya, Amerika yabyutse irongera ibyuke kangahe. Barashe Kuwait, barashe Jordan, barashe Qatar. Ubu Qatar ikibuga cy'indege ntigikora, abantu bose bagiye mu buvumo. Urumva gaho mbwira ko karere kari kadutunze turabaho dute? Yego, abantu benshi baribaza uko biribuze kugenda. Reka tujye muri Isiraheli naho twumve uko byifashe koko. Irani ni naho yahise inahera. Turi kumwe na Anthony Rugigana, akaba ari umuyobozi muri community y'abanyarwanda baba hariya mu gihugu cya Isiraheli. Anthony, muraho neza? Muraho. Yego, ubu turi kuvugana uri he neza muri Isiraheli?
ndi ahantu muri Netanya, ni muri Central of Israel. Yego, ubu aho muri Israel mugeze sangahe? Ubu twebwe i Kigali ni 3:26. Natwe niyo saha turi kumwe nayo biri muri winter, isaha y'u Rwanda biri kumwe n'iya Israel. Natwe ni 3:25. Yego, turi kuvuga kuri intambara yo mu burasirazuba bwo hagati, ibitero birimo gukorwa muri intambara ihanganishije Iran n'ibi bihugu by'umwihariko Israel na Amerika, yatumye bigera no mu bindi bihugu birimo Leta Zunze z'Abarabu, Bahrain n'ahandi, ariko cyane cyane aho muri Israel. Ibyo bitero bituruka muri Iran, mwebwe muri yo murabyumva, amakuru hari n'ayahe byifashe bite? Nshuje abanyarwanda mwese, ndetse wenda nshimira ikiganiro kuba nanjye mukinshyizemo. Nitwa Rugigana Anthony, nk'uko wari ubivuze, niho nkorera, niho ntuye, intambara irahari, imaze gutera urwego mu by'ukuri rudashimishije. Intambara yatangiye kuwa gatandatu, tujya habiteganyijwe, igihugu gifite system ibwira abaturage hari ikibazo kibaye mu kirere, mwihishe, tukajya twese ahabigenewe. Icyo nashimira ubuyobozi bwacu wenda bwa Embassy ni uko rugikubita bahumurije abanyarwanda bose, mboneyeho no guhumuriza igihugu cyacu, bafite abavandimwe, abana babo, inshuti, abanyarwanda bose, nta munyarwanda n'umwe uragira ikibazo, bameze neza. Hari system yitwa home command, mbega ni nka gahunda y'ingabo ihuza abaturage, ikiri kuri tele ndetse n'ikiri mu baturage. Haramutse hari ikibaye yitwa home front command. Home front command ni urumva ni ukubabwira ibiri ku rugamba, ni ibi, mwitonde, hari ikigiye kuba mu minota 5, mu minota 7, mube mugeze hariya, ese birashojwe, mugaruke mu buzima. Iyo system rero ufatanye na Embassy usanga bashishikariza abanyarwanda mube hafi y'ahantu mwarengera ubuzima bwanyu. Abanyarwanda bose ndahumuza igihugu cyacu, nshimira n'ubuyobozi, nta kibazo dufite. Ariko intambara ifite urundi rwego, kuko byatangiye kuwa gatandatu, ariko biriya bihugu byose biri ku Gulf, Oman, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, yewe aho mvugira ubu intambara ifashe ikindi gihugu, iri muri Liban. Yahereye muri Iran, ubu noneho barimo kurasa muri Iran, bakarasa muri Liban, kubera uriya mutwe nyine wa Hezbollah. Niba mwibuka neza, uyu mutwe nawo washinzwe muri 92 hamwe n'uriya wa Hamas, ishingwa n'ubundi ku mugambi wa Iran. Amateka hari inyuma aho ngaho nuko babonye uburyo bagera kuri iki gihugu, ko batemeranya mu rwego rumwe yuko badakunda idini yabo y'Abisilamu. Ubwo biba amateka yo guhiga umwe ku wundi. Nabo bati muri kure cyane, twabageraho dute? Ubwo ngiye gakeya mu mizi y'iyi ntambara, ese twabageraho dute ko badakunda? Uyu muyobozi rero wapfuye wa Iran, ubona ko ati reka dushinge ikiraro muri Syria, kigende kigere Liban, kigende kigere hariya muri Palestine ariho Hamas zari ziri. Ubwo rero guhera muri 2003 wenda turi buhagaruke, sinzi niba nari ngushuje, ariko intambara ifashe undi rwego. Germany ariyo ivuze yuko nayo iri butere Saudi Arabia mu kanya gato, hari final yayo barayistrikinzeho. Urabona ko hari version y'intambara y'isi irimo kugenda ibyuka muri iyi minsi kuri iyi ntambara. Wenda turajyana niba mushubije, ariko ndumva ariko situation ihagaze. Nibyo turajya no muri ibyo bihugu bindi turebe uko byifashe. Ariko se ubu tuvugana, kuva kuwa gatandatu ushize kugeza uyu munsi, hari ibisasu mu cyumva, cyangwa wenda biri kugenda bigabanuka ibigera nkaho kuri muri Israel? Naho kuvugira nko mu isaha 2 cyangwa se 1 n'igice, hari igisasu bateye
muri Central Israel baraharashe ndetse bamaze kuvuga ko bamaze gupfa nk'abantu 10 n'abandi bakomeretse ahitwa Haifa. Hezbollah yaraharashe ejo, ubwo hari ibisasu Yerusalemu naho baraharashe, ukuyeho kubwirinzi buhari, ariko intambara ntihaburamo miziri imwe igira igakonyoka ikagira ibyo yangiza. hari ahitwa rero Bethshemesh niho hapfuye abantu bagera ku 10. nibwira yuko ariko situation kuva ku gatandatu imeze, ntihabura intambara ntihabura n'ubundi, ariko nuko system ihari y'igihugu iri preventive mu rwego ubona ko kuva ihereye n'ibimaze kuba ntabwo kanganye cyane, ariko ntihaburamo n'ubundi abapfa. Yego, wenda tugara ku musozo, ubuyobozi muri Isiraheli bwo buri kubwira iki abaturage muri rusange bari muri icyo gihugu, ubwo yaba abanyayisiraheli ubwabo n'abandi banyamahanga bahari? wari watubwiye uburyo bwebwe muri gukorana na ambasade y'u Rwanda kugira ngo mumenye amakuru, ariko se muri rusange Isiraheli yiri kubwira iki abaturage bayirimo? Mu rwego rw'intambara nta muturage ngo ni umunyayisiraheli, nta muturage ngo ni umunyamahanga, twese badutwara nk'abaturage. hari system rero ku matelefoni yacu twese abenegihugu. mu minota 7 mwitegure aho bari burase ikirere turi hari icyitwa sirens rero, iyo bari burase sirens zigira zitya, niba ari nko Rwamagana ubwo siren y'Rwamagana, ariko mbere ya siren y'Rwamagana haza message kuri telefoni itubwira mu gihugu twese bagiye kurasa cyangwa se bararashe, ariko icyerekezo tubona noneho twashyiramo sirens ari cyo kintu kibwira abaturage mu gihe aho bigenewe kwihisha, ubwo twese baratubwira, nta muntu uhejwe. Then when it comes kuri embassy yacu rwose n'uyu munsi message irasohotse iva mu buyobozi bwacu, turabushimiye, buyoborwa na ambasada James Gatera. rwose message zirashyika mu Banyarwanda, mukomeze mumure, turahari ku bwanyu, tubashimira n'ubuyobozi bwacu bwiza bwashyize harasiye. Ndabona nta kibazo mu Banyarwanda, ndahumuriza Abanyarwanda mu by'ukuri. wenda nsoza, Abanyarwanda bahumure, nta Munyarwanda n'umwe uhungabanye, nta Munyarwanda n'umwe uragira ikibazo. embassy nta message turazibona, dufite forum y'Abanyarwanda iduhuza n'abayobozi, buri kimwe cyose rwose batwitayeho. Nabashimiye cyane. Yego Anthony, reka mbe ngushimiye, ubwo n'ubundi turakomeza kugenda tureba uko isi imeze bitewe n'intambara mu burasirazuba bwo hagati. Reka mbe ngushimiye. Yego, namwe ndabashimiye. Yego, Anthony Rugiganari hariya muri Isiraheli yaduhaye ishusho uko byifashe, ariko dusubire mu bijyanye n'imiterere y'ikibazo ndetse n'amategeko aho bihurira n'intambara. Professeur Etienne Ruvebana, hari abakomeje kwibaza bati se muri iyi si irimo abanyembaraga muri ubu buryo, amategeko ni gutya aba agomba gukora? kuko hari abatekereza ko hashobora no kuva intambara ya gatatu y'isi, kuko abantu bose baramutse bitwaye muri ubu buryo, ufite imbaraga akabikora gutya, byarangira n'ubundi abantu bose bagiye mu ntambara. niko abantu bagomba kuba babyumva, cyangwa hari ubundi buryo byari bikwiye kuba bikorwamo ku buryo budateza impungenge z'uko hashobora kuvuka intambara ya gatatu y'isi? urakoze cyane. Reka mbanze yenda nsoreze ku cyo navugaga mbere ho gato, mvuga ku bijyanye n'uko abanyamategeko benshi babibona ku bijyanye na ari nako ngira ngo n'umuryango w'abibumbye ufashe nk'ijambo Guterres yavugiye muri kanama gashinzwe amahoro ku isi, yavuze ku bintu bitatu. Avuga kuri principe z'amategeko, avuga kuri facts cyangwa se ku bijyanye n'ibirimo kuba, anavuga na way forward cyangwa se n'iki gikwiye gukurikiraho nyuma. mu byo yavugaga rero yavuga nyine yuko principe z'amategeko mu bigaragara yavuze kuri biriya navuze mbere, avuga kuri birimo kuba nyine bitayubahirije,
anavuga yuko hakwiriye gukoreshwa uburyo bw'amahoro bwa negosiyasiyo cyangwa se bwo kuganira kugira ngo ibibazo biri hagati y'abiriya bihugu bikemuke. Ariko nubwo bimeze bityo ni ukuvuga ngo yenda prinsipe y'amategeko nk'uko bigaragara kugeza ubu ngubu abanyamategeko benshi ni muri iyo sanse babyumva, ndetse niko n'urukiko mpuzamahanga rubyumva ICJ, kubera yuko hari imanza zagiye ziba nk'urubanza rwa Nicaragua n'urundi rujyanye na Congo na Uganda, naho urukiko rwafashe pozisiyo yuko urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera yego rwavuze yuko kuko Ubugande bwavugaga ko rwagiye muri Congo rwitabara, ariko ntabwo urukiko rwabyemeye kuriya. Ruvuga yuko nyine self defense, kuko mu kwitabara mu gukoresha imbaraga nyine bavuga ko byagombye kuba byemejwe n'akanama k'amahoro gashinzwe amahoro ku isi. Hariya rero urukiko ntabwo rwemeye kwisobanura ku Bugande. Bivuze rero ko umurongo wafashwe n'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera umuntu yakaba yumva yuko ariyo mategeko kugeza uyu munsi tugenderaho. Ariko rero haje ibindi bitekerezo uyu munsi, ni ukuvuga ngo hari abantu bibaza bakavuga bati se uyu munsi harya muri iyo self defense cyangwa se muri uko kwitabara utegereza yuko harimo ibintu bibiri, utegereza yuko umuntu akugeraho cyangwa se ugomba no kumutanga, wamutanga mu gihe hari ibimenyetso bigaragaza ko agiye kugutera. Uraza ukageza kuko iyo bavuze ngo armed attack nuva ko yaba yakwatatse cyangwa se yakugabyeho igitero. Ese urategereza ko akugabaho igitero, cyangwa mu gihe ufite ibimenyetso bigaragaza yuko uwo muntu agiye kugutera nawe ushobora kumutanga? Aricyo bita preemptive self defense. Iyo preemptive cyangwa se anticipatory self defense ni principe ntabwo ari nshyashya mu by'ukuri. Ni principe yariho na mbere y'uko Charte des Nations Unies iza, kuko ni principe yavutse nko muri 1837 aho habayeho kurasa kwa aba British cyangwa se Abongereza barashe ubwato bw'Abanyamerika bwitwa Caroline bwakoreshwaga mu gufasha abarebere barwanyaga muri Canada. Noneho Abanyamerika aba British baraburasa. Noneho icyo gihe wari secrétaire d'État wa Amerika avuga yuko ikiriya gitero kitari utakita ko ari preemptive self defense cyangwa se atari self defense, kuko self defense yagombye kubaho hagendewe kuri kritere runaka zirimo ko igitero kiri imina cyangwa se kigiye gukurikira, kigiye kubaho ako kanya kandi gikomeye. Kandi noneho hakabaho icyo bita proportionalite cyangwa se gukoresha imbaraga zijyanye n'icyo wari utegereje kuri icyo gitero. Ntukoreshe imbaraga z'umurengera cyangwa ntukoreshe igihe cy'umurengera. Uyu munsi rero abantu baribaza harya ubu mu gihe nubwo yenda mu gihe cyashize byagaragaye ko nko mu gitero cyo muri Iraq cya 2003 bari bazi ko Iraq irimo kudevelopa biriya bitwara bya kirimbuzi, ariko bagasanga nta bihari. Mu gihe byaba bafite claim iri genuine cyangwa se bafite ibimenyetso bigaragaza yuko koko haba hariho gutegurwa izo ntwaro za kirimbuzi, uzategereza yuko ziriya ntwaro za kirimbuzi zibaho zikanagutera mu gihe uri sure yuko ariko bizagenda. Amategeko rero nuvuga ngo nabanje kwerekana yuko amategeko uko agaragara kuri uyu munsi iyo arerekana yuko mu by'ukuri ibiriya bitero bishobora kugaragara nk'aho bitaforinga cyangwa se bitujuje ziriya kritere za self defense. Ariko abandi banyamategeko bakaba bavuga bati amategeko akwiye kuba interprete mu bundi buryo, cyangwa akwiye gusobanurwa mu bundi buryo, cyangwa se atasobanurwa mu bundi buryo, akagomba no kwevuriwa mu bundi buryo, kuko haje ibindi bintu bishyashya
bitari gutekerezwaho mu gihe ayo mategeko yanditswe. Ni ukuvuga ngo uyu munsi hashobora kubaho nk'ibitero bishobora gutekerezwa ibitero by'ikoranabuhanga. Icyo gihe abandikaga amategeko ntabwo bigeze icyo gihe ntabwo byari gutekerezwaho kuko nta wari uzi iby'iryo koranabuhanga aho rizaba rigeze. Noneho abantu bakavuga bati rero ntabwo dukwiye kurangiriza aho ngaho ngo tuvuge ngo ntabwo byemewe, ahubwo dukwiye no gutekereza in the future, mu gihe kizaza. Ese ni iki abantu bakwiye amategeko agomba gukura mu buhe buryo kugira ngo atange rumbu cyangwa se atange uburyo mu gihe byaba bigaragara ko igihugu kimwe cyashobora gukoresha uburyo butatekerejweho muri kiriya gihe, habaho iyo preemptive self defense cyangwa se kwitabara na mbere y'uko byaba. Gusa niyo byaba bimeze bityo muri card space muri iyi ntambara turimo kubona, biragoye kugira ngo byemerwe gutyo, kubera uburyo yenda bamwe mu bayobozi bagiye bavuga ibyo mu bayobozi bagiye bavuga, nko kuvuga nka Perezida Trump, nagiye mbona avuga nyine ko intambara yabo ifite objectif ebyiri, yuko ntaho byagaragaye ko izo ntwaro za kirimbuzi Iran izifite. Ikindi bakavuga yuko indi objectif ari yo gukuraho iriya guverinoma ya Iran, leta ya Iran. Gukuraho leta ya Iran rero n'abavuga kuri ibyo bya preemptive self defense, abavuga ko yakwiye kuba justifiye cyangwa se yakwiye kwemerwa, ntabwo byo gukuraho indi leta ari byo byaba bishishikaje, ntabwo ari byo byafatwa nk'aho byaba justification yo gushyigikira iyo principe ya preemptive self defense. Yego, wenda mu kanya utubwire nko muri ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati ya Iran n'ibi bihugu, wenda hari uburyo ibitero byagiye kuri Iran, ariko na Iran nayo yahise isubiza ku buryo ubu ngubu harimo gusubizanya cyane, ndetse Iran nayo igaba n'ibindi bitero mu bindi bihugu. Utubwire mu buryo bw'amategeko ahangaho biragenda bite ko bari gusubizanya hagati yabo ndetse bikagera no mu bindi? Wenda kamanze mbaze Sirato Habyarimana, ingaruka z'ubukungu hari abatekereza ko zishobora kuremera cyane ukurikije ingaruka ingendo z'indege zimwe zahagaritswe mu bihugu bimwe na bimwe byerekeza ziba mu bihugu zijya mu burasirazuba bwo hagati mu bihugu bimwe na bimwe. Hari amasoko y'imari n'imigabane nayo biri gusobanurwa ko harimo kugira ibibazo bikomeye cyane. Ibi ngibi bigira ubuhe buremere bw'ingaruka ku bukungu bw'isi mu gihe ikibazo kirimo kuba muri ubu buryo? Nkuko nigeze kubikomozaho kare, mu by'ukuri urebye ingaruka kugeza ubu zitarigaragaza cyane, zirigaragaza kubera ko hari ahantu ibiciro byatangiye kuzamuka. Iyo turebye nk'ibiciro bya peteroli kuva ku wa gatandatu kugeza uyu munsi byari bimaze kuzamukaho hafi 13% ahantu hamwe na hamwe. Nk'akagunguru kavuye kuri ku madolari 79 hamwe kageze kuri madolari 86. Urumva ko mu by'ukuri ni iminsi 3 gusa. Umva bishobora no gukomeza kubera ko ibintu byo guhagarika amato byari bikiri bibisi, ni ukuvuga abantu barimo baritegereza bakavuga ngo bimeze gute, ariko ingaruka zo byanze bikunze zizabaho. Impamvu ya mbere nk'uko nabivuze ni uko ibijyanye n'ingufu akenshi ntabwo bigarukira gusa kuri izo ngufu. Cyambere bigera mu bihugu byose n'ibifite ubwo bushobozi bwo gucukura peteroli wabyo, nabyo bigerwaho n'ingaruka. Icyo ni cyambere, ni ukuvuga ngo ni ikibazo gishobora kuba rusange, muri rusange gihurirwaho n'ibihugu hafi ya byose. Icyo ni kimwe, ariko ikindi ni uko mu by'ukuri bigera no ku zindi ngeri z'ubukungu, ku ngeri z'ubukungu zitandukanye. Wahereye uvuga ku bijyanye na tourisme nako n'ubwikorezi mu ndege, ariko ubwikorezi mu ndege bufite aho buhuriye na tourisme, ubukerarugendo. Ibihugu byari bishingiye cyane bifite ubukungu bufite ijambo cyane mu bukerarugendo nka Emirats Arabes Unis, byatangiye kugaragara yuko nyine abantu bahezeyo n'abashaka kujyayo babiretse
ibyo bigira ingaruka direkite ku bukerarugendo. Ubukerarugendo bushamikiyeho segiteri nyinshi, bushamikiyeho amaresitora, bushamikiyeho abagemura ibiryo mu mahoteli, bushamikiyeho abatwara abagenzi, taransiporo zisanzwe. Ni ubukungu muri rusange bwose. Nigeze kuvuga ko ari nk'umurunga, iyo kimwe gicitse nyine wa murunga nyine ntabwo uba ukiri umurunga. Ikindi kiri afite kiri gutera ubwoba, navuga ko kiri gutera ubwoba nubwo tutarabona ingaruka zihambaye cyane ku rwego rukabije, ni uburyo amasoko ari gusubiza. Ni gake tubona amasoko hafi ya yose, uhereye za Dax mu Budage, ugiye mu Bufaransa, ugiye mu Bwongereza, ugiye amasoko yose yagaragaje ubwoba, aramanuka. Agaciro kayo karangira mbese muri kagenda kamanuka, bigaragara ko aho kugira ngo akore neza agende ibyo acuruza byongera, ahubwo byagiye bigabanuka. Uretse wenda ibintu bicuruzwa bimwe na bimwe, wenda iyo urebye nk'abashaka zahabu, iyo ikintu nk'iki kibaye abantu bagira ubwoba, bakavuga bati ni hizewe twashyira amafaranga, kandi amafaranga twaba twizeye ko nibirangira tuzayagaruza. Abantu benshi birukiye kujya kugura amazahabu, igiciro cya zahabu cyazamutseho 2%, abandi bari kugura amadolari. Ariko mu by'ukuri iyo amasoko yikanze gutyo, bigira ingaruka ku bukungu bwose, bigira ingaruka ku ishoramari muri rusange. Mwibuke ko ishoramari niryo ritanga akazi, niryo rituma ubukungu buba stable, nibwo bikaza gushamikira ku kuvuga ngo nk'ibihugu byari bitangiye gutekereza gufata ingamba, wenda tuvuge nko muri Leta Zunze za Amerika barimo bavuga batari ko se nta kuntu twagabanya inyungu ku nguzanyo fatizo, donc inyungu fatizo ku nguzanyo, kugira ngo turebe ukuntu twateza imbere abantu barushaho gukonsoma, barushaho no gushora amafaranga, barushaho kubona amafaranga yo gukoresha. Nk'ubwo Amerika ntashobora gufata icyemezo nk'icyo, kubera yuko mu by'ukuri nayo itazi ukuntu ejo hazaba hameze. Ahantu henshi usanga bari mu gihirahiro nk'icyo ngicyo. Ibyo byose rero ubishyize hamwe bigaragaza ko mu by'ukuri ubukungu ntabwo buri kugaraheza. Mwibuke ko bwari bukijegajega, twari tuvuye muri Covid, tukiva muri Covid tujya mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, mu gihe ibintu byari bitangiye gusa naho bijya mu buryo mu bihugu bimwe na bimwe, ati ibi nabyo birabaye. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ubukungu bwari butangiye gusa naho bwiyandayanda, bugiye kongera gusubira ahantu habi. Ariko mu by'ukuri kugeza kuri uno munota tuvugana nta kintu kigaragara. Ese bizaba bihambaye cyane, bizaba ari bibi cyane? Yes, bishobora kuba bibi. Intambara ikomeje kumara igihe kirekire nk'uko twabivuze, hakomeje kujyamo imbaraga zindi nyinshi. Nk'ubu bumvise ko abahuthi batangiye gukomeza gutera n'amato nabo bayarasaho. Wumvise ko iri kugenda ikwira muri zone yose yo mu burasirazuba bwo hagati. Ariko niba Ubudage buvuze buti, mwumvise mugenzi wanjye avuga ati Ubudage nabwo bwatangiye kuvuga bati ariko natwe dushaka kugiramo uruhare. Nahoze ndi kureba abantu bari gukarikatira Macron mu Bufaransa avuga ati ariko kuki bari babikoze batambwiye, kandi ko nanjye nagenda nkajyayo, kubera ko nanjye mfite inyungu zo kugira ngo ngire uruhare muri rana. Urumva rero nuko bitangira afite bya bindi bitaga intambara y'isi, habanza kuza ibihugu bike, bikagenda byiyongera, intambara ikagenda isakara, ikitwa intambara y'isi igihe bigeze mu migabane itandukanye, haba mu ngaruka ariko haba n'uruhare ibihugu bigenda biyigeramo. Ibyo byose rero bigira ingaruka ku bukungu. Igihe abantu badatekanye, batazi aho ibintu bigana, bagira icyoba. Icyo cyoba kigabanya ishoramari, kuko ishoramari niryo riteza imbere ubukungu, rituma ibiciro by'ibintu bimwe na bimwe bibura bitewe n'ibiciro by'ibintu bigiye kuzamuka, nka peteroli cyane cyane na gaze. Iyo bizamutse bigira ingaruka ku bindi biciro by'ibindi bicuruzwa nabivuze. Ibyo biciro iyo bizamutse bigabanya amahirwe y'ishoramari, nanone bigatuma abantu bajya mu bushomeri. Ibyo byose mvuze ni ingaruka zishobora kwitegwa ku bijyanye n'ino ntambara. Yego, uratubwira n'uburyo ibihugu bikwiye kubyitwaramo muri iki gihe, kuko ibihugu birahangayitse kuko hari ibintu byinshi byavaga muri kariya gace. Uratubwira igishobora gukorwa, wenda mbere ko tujya muri Bahrain kugira ngo naho twumve uko byifashe. Shehe Ahmed Munyezamu, ibi bisa naho byatunguranye gutera Irani, nubwo Amerika yavuga ko nitumvikana Irani izabikora uko byagenda kose. Uranabyibuka yuko hari igihe Amerika igeze kuvuga ko Ayatollah Khamenei yashatse yakwegura, kuko Amerika imushatse itanamubura kuko ibizi ahantu hari. Ariko byagenze bite kugira ngo Amerika
mu busesenguzi bwawe ifata icyemezo hamwe na Israel batere Irani, kandi nyamara Amerika na Irani bari mu biganiro bigamije gushakira ikibazo kiri hagati yabyo umuti binyuze mu biganiro bya diplomasi, kandi impande zombi zikavuga yuko hari intambwe irimo guterwa n'ubwo hari ibyo buri ruhande rwasabaga. Urebye imishyikirano guhera muri Omani bakajya no mu Busuwisi, ni ukuvuga ngo ntago Irani yigeze itsimburwa ku gihagararo yari ifite cy'uko gushongesha Iranium byahagarara, kandi iyo ari kondisiyo ya mbere mu byo Amerika yasabaga. Icya kabiri ni ugukurwaho intwaro zabo bafite za nucleaire, ziriya mamisire n'ibindi. Ibyo rero bagavuga ko bitemeye ubundi bazatera, Amerika izatera. Kandi kuva imishyikirano yatangira muri Omani guhera ku munsi wa mbere, iheruka yanabereye Geneve mu Suisse. Nibyo mvuga ngo mbere ihera muri Omani byatangiye Amerika bundi yerekana ko n'imishyikirano n'ubwo irimo, ariko igumya gukusanya intwaro. Ngaho indege zayo zagiye kugwa Tel Aviv kugira ngo zizofashe, ubwo hari iz'Abongereza nazo zamanutse. Ukibaza uti ko bari mu mishyikirano bakaba bagumya kongera gukusanya intwaro, ubundi ubwo hari kizahinduka? Ari nako nanone yahoraga asaba nyine nko wabivuze Ayatollah Khomeini, Ali Khomeini, amubwira ati nutava ku buyobozi ngo abanya-Irani bigenge, wabyita kwigenga, ntacyo tuzaba dukora. Anamusezeranya Netanyahu niwe weruye aravuga ngo uretse gupfa nta kindi. Bumvishe ko na Trump n'ejo bundi nawe yasubiyemo ati uyu nguyu yatugeze urupfu, yatugeze iki, hagapfa Abayahudi n'Abanyamerika. Ubwo urumva nyine ni inzigo, reka mbyite muri iryo jambo, kuko Trump ajeje ubundi, ariko iryo jambo ririho kuva uyu ni Ayatollah wa kabiri wari uyoboye Irani, kuko we yayoboye kuva ndumva muri 1989. Uwa mbere nawe niko yarari, yakubwiraga ko Isiraheli igomba kuvaho, ntifite ububasha bwo kubaho. Ibyo rero urumva iyo umuntu aguhigira gutega iminsi gutyo, nawe ubwo uramwitegura. Isiraheli rero na Amerika kubatandukanya njye sinjya mbishobora, ni ibihugu bibiri bitandukanye mu mazina, ariko imbaraga ni zimwe, umwe yuzuriza undi igihe icyo ari cyo cyose. Rero kutera ntago byatunguranye, njye ntago mbibara nk'ibyatunguranye, kuko Amerika yarabiteguje. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, Amerika yatangaje ko ishyigikiye abigaragambya. Wenda mvuge ngo yabuze uko igira, yiza ko ari nk'igihugu cy'igituranye. Nkeka ko ubuyobozi butari kuba bwaramaze gatatu. Ibyo rero ni bimwe mu bikwereke. Icya kabiri nako icya kane ni uko bo ubwabo bibonaga ko Irani ishobora kutazaresista, kubera bimwe twahereyo tuvuga ubuhambare bwa Amerika, ubuhambare bwa Isiraheli n'ibindi. Ariko intwaro ngira ngo no mu biganiro byabanje nakubwiye ngo ntago ari amata asubiye inyuma atarashe, cyaba ari igisebo kuri Amerika ya Amerika, cyaba ari igisebo gikomeye, kuko ntago wamanura ziriya ntwaro ari amato akangaranye kuriya ngo nurangiza ngo uvuge ngo ba bantu twabonye nta mutamiro barimo, reka twihindukirire. Ntago byari kwemera. Ariko bararashe ku wa gatandatu, bamaze kurasa, ubu bageze noneho hahandi bavuga ngo ninde udutabara. Erega Irani iri mu mage, ariko na Amerika iri mu yandi, kuko aho Irani irasa ntirasa ku baturage, irarasa ku bikorwa remezo bya Amerika, kuri base militaire zabo, ku ambasade yabo, ku ahantu hose Amerika ifite inyungu. Abanya-Irani barimo kuharasa. Reka noneho ibyo ngibyo bitume tujya muri Bahrain, kuko ni hamwe mu ho Irani naho irimo kurasa. Turebe kuko
hari abantu benshi twavugisha hariyo n'abanyarwanda nabo bagomba kwirinda gukurikirana kugira ngo n'ibyo bitero bitabagiraho ingaruka. Niyo mpamvu turi kumwe na Justin Niyonkuru, nawe akaba ari umuyobozi w'abanyarwanda batuye hariya muri Bahrain, Rwanda Community Abroad.